Ndabaramukije kandi nongeye kubaha ikaze kuri Sobanukirwa 5 TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kintu abantu bakunda kwibaza cyane kandi abantu bafiteho urujijo cyane. Uyu munsi rero icyo tugiye kuganiraho ni abantu bakunda kwibazaho, baribaza ku mugabo witwa Benjamin Netanyahu. Bibaza bati ese uyu Netanyahu yemera Yesu? Uyu mugabo uyoboye Isiraheli ni umuyoboke w'irihe dini? Yizera iki? Ese ni gute idini rye ribona Yesu? Rero ibisubizo bishingiye ku kwizera kwe, ndetse tugenda no ku mateka n'imyemerere by'Abayahudi. Uyu munsi tukaba tugiye kubiganira tubive imuzi. Ese wowe waba wibaza, wajyaga wibaza Netanyahu uwo yizera, cyangwa se wumvaga mwizera kimwe, ukumva ari umukristo, ukumva yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nk'umuntu wamupfiriye nk'uko nawe ubyizera? Iki kibazo wari ugifite? Rero mbahaye ikaze kuri Sobanukirwa 5 TV, aho tugiye kuganira tureba nyine ko uyu mugabo, uyu ni minisitiri w'intebe wa Isiraheli, niwe tugiye kuganiraho. Rero ni ikaze, kandi mbasaba kugira ngo mukore subscribe kuri iyi channel yacu, cyane cyane mwebwe abashya mukunda ibiganiro, mushobora kuba mukunda ibiganiro byacu. Mukore subscribe, mukore share, mukore like ndetse na comment, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5. Uko tubisizeho tugenda tureba byinshi. Iyi ni Sobanukirwa. Iyo hajemo ijambo gusobanukirwa, wumva ko tugenda dufata nyine ku ngingo zigiye zitandukanye. Rero uyu mugabo wakwibaza ngo ese Benjamin Netanyahu ubundi mu by'ukuri uyu ni muntu ki? Ni muntu ki? Ameze ati? Abaye hate? Isi yaratitiye, arititiza kabisa mu bintu bijyanye n'intambara, ibyo agenda akora mu bihugu bigiye bitandukanye, ibyo akora muri Hezbollah, ni byinshi. Ntabwo turubuze kubitindaho, kubera ko nta nubwo ari byo ngiye kuvuga, ahubwo ngewe ndashaka ko mumenya mugasobanukirwa ibijyanye n'imyizerere nyakuri ya minisitiri w'intebe wa Isiraheli, ariwe Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu rero ni minisitiri w'intebe wa Isiraheli, kandi nk'umuntu umaze igihe kirekire ku buyobozi, akurikirana ibintu bijyanye na politiki yo kurwanya umutekano w'igihugu cye nk'uko mubizi, kandi umwe mu bayobozi b'Abayahudi bafite n'izina rikomeye ku isi. Urumva Benjamin Netanyahu ubundi ni Umuyahudi, cyangwa se Umuyuda. Ni umwe muri bo, ni ukuvuga ngo avuka muri bwa bwoko bw'Abayahudi. Murabizi ko imiryango ya Isiraheli ari imiryango 12, aza kuba mu muryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamin, n'indi miryango muzi ariko itakivugwa. Rero ari muri iyi miryango yasigaye ivugwa, akaba ari muri wa muryango nyine wa Yuda, akaba ari wo muryango akomokamo. Rero Netanyahu ni ngo wakwibaza ubundi uyu mugabo asengera muri he dini? Idini rye ni irihe? Cyangwa se imyizerere ni iyihe? Rero Netanyahu uyu nguyu ni ngo ni Umuyahudi usengera muri Judaism. Judaism ni ukuvuga ngo ni idini rya kera cyane rivuga ko Imana ari imwe, igaragara. Ni ngo ibi ngibi bikaba bigaragara mu mahame ya Torah. Ni ngo iyi Torah ni igitabo bemera, cyangwa se ni igitabo gikubiyemo ibitabo by'amategeko nk'uko mubizi, cyangwa se mutari munabizi. Ubundi Torah ni isezerano, bo bemera isezerano rya kera. Ni ngo rero iyi Torah ni ngo nicyo kintu agenderaho, anishingikizaho cyane. Ni ngo rero mu muryango we bakaba bubahiriza cyane cyane iyi migenzo y'Abayahudi, cyangwa se imigenzo y'Abayuda, ndetse usanga habamo no kuziriza amasabato n'indi mihango imwe n'imwe yazirizwaga mu isezerano rya kera. Rero uyu Netanyahu mu by'ukuri ntabwo usanzwe ari umukristo. Ntabwo ari umukristo kubera ko uyu akomoka no mu muryango w'Abazionistes b'Abajuice. Uyu rero akaba ari umuryango mu by'ukuri ukomera ku muco ndetse n'amateka. Abayahudi ubundi wavuga ngo wakwibaza uti ese ubundi babona bate Yesu? Cyangwa se ubundi Yesu Abayahudi ari bo uyu mugabo Benjamin Netanyahu, uyu minisitiri w'intebe wa Isiraheli, uvuga ko we ari kurwanira ubwoko bw'Imana, cyangwa se akavuga ko Isiraheli ari igihugu cy'Imana, ubundi abona Yesu gute? Ni gute amubona? Ese wowe ubundi wabonaga ko Benjamin Netanyahu uyu
musaza ubundi we yemera Yesu gute cyangwa se amufata gute? Rero nibyo ngiye kubabwira uburyo ki yemera Yesu cyangwa se uburyo amufata, ese yaba amwizera? Rero kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bijye bikugeraho 5/5. Rero ni ukuvuga ngo mu myemerere ya Judaism cyangwa se y'Abayuda, ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko babona Yesu nk'umwarimu w'Umuyahudi, ariko bakaba batamubona nk'aho ari umwana w'Imana, babona ko just ni umwarimu uri aho wigisha iyobokamana, ariko kandi ntabwo bamufata nk'umwana w'Imana. Hanyuma ikindi nanone bemera, nta nubwo bemera ko Yesu ari we Mesaya wari warahanuwe, oya, ni ukuvuga ngo ubu bategereje undi Mesiya wabo uzaza, kandi akaza mu buryo bundi, akaza mu buryo bw'undi muntu utandukanye na Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo bo ntabwo bemera ko Mesiya yari yaza. Nta nubwo abakristo murabizi mwemera ko Yesu yamaze kuza agapfa akabambwa akagira gute, ariko aba ngabo ni ukuvuga ngo ntabwo bemera ko Mesaya yaje, ahubwo bazi ko ni nawe bategereje, bazi ko Mesaya azaza ari inyuma, ataraza ku isi. Mu gihe abakristo bo bemera ko Yesu Kristo yaje, yapfuye, akabambwa. Ibyo nk'uko abakristo babyemera ko iyi dini ya minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu, ntabwo rero bemera ko Yesu yamaze kuza, ahubwo bo barategereje. Ikindi kandi nanone nta nubwo bemera isezerano rishya nk'igitabo cyera. Twebwe murabizi ko muri Bibiliya abakristo ubundi mufitemo ibitabo bibiri, isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya, ariko ni ngo aba ngaba bo ntabwo imyemerere ya Benjamin Netanyahu ntabwo yemera isezerano rishya, nta nubwo iryemera nk'igitabo gitagatifu, ya bo bemera isezerano rya kera, ariko isezerano rishya ntabwo baryemera. Rero impamvu Netanyahu atemera Yesu Kristo ni iyihe ubundi? Netanyahu muri rusange ni ukuvuga ngo Netanyahu nk'Umuyahudi w'ukuri, niyo ngo yemeza ko akurikiza imigenzo y'Abayuda mu mateka ndetse no mu myemerere ya Judaism. Niyo ngo nta mwanya wa Yesu nka Mesaya, oya, ntabwo bemera ko Yesu ntabwo ashobora kuvuga ko ari Mesaya, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero umuryango we ngo batigeze bagaragaza ikintu kijyanye no kwizera Yesu Kristo nk'uko abakristo mwebwe mubyemera. Icyo kintu rero ucyumve neza, nubwo uvuga ngo ni ubwoko bw'Imana burimo baratotezwa, dusabye ubwoko bw'Imana, ariko mu by'ukuri umenye neza ko ibyo wizera, uyu Benjamin Netanyahu ndetse n'Abayahudi n'Abayuda, umenye ko ubwabo mu by'ukuri ibi bintu bo ni wowe ubyemera, ariko kandi bo ntabwo babyemera. Ushaka kubibatwerera, ariko kandi bo ntibagutwerera ibyabo. Rero aha ngaha niho mu by'ukuri wagombye gutekereza, kandi ugatekereza mu buryo bwimbitse. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kintu kindi, itandukaniro wagombye kumenya, niyo ngo uraza kumenya mu by'ukuri itandukaniro hagati y'isezerano rishya rya kera ndetse n'isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo ikinyuranyo kiri hagati y'ibintu kandi kinakomeye cyane kiragira kiti: Abayahudi bemera Old Testament cyangwa se isezerano rya kera. Abakristo bo rero bemera isezerano rya kera cyangwa se Old Testament ndetse na New Testament. Ni ukuvuga ngo Abayahudi bo bemera isezerano rya kera gusa, naho abakristo bo bakemera isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Icyo ngicyo ni ikintu nawe ubwawe ugomba guhita ucaho akarongo. Ikindi, Abayahudi bemera Imana imwe gusa, ariko ntabwo bemera Yesu Kristo. Bivuze ngo ntabwo umwana wayo, ntabwo Abayahudi bamwemera. Rero abakristo bemera Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka. Abayahudi bo ntabwo ibyo babyemera, ahubwo bategereje Mesaya utaraza, kandi bavuga yuko uyu Mesaya cyangwa se Mesiya ari we uzaza. Abakristo rero bemeza ko yaje mu ishusho ya Yesu Kristo. Abakristo murabizi bemera ko Yesu Kristo yaje nyine mu ishusho y'umuntu,
ibyo byo barabyemera. Ni ukuvuga ngo Yesu we yaraje, cyangwa se Mesaya cyangwa se Mesiya, abakristo bemera ko yaje, ariko akaba yaraje mu ishusho rya Yesu Kristo. Uko nguko rero niko mu by'ukuri bemera ibijyanye, yemera niyo myemerere y'uyu mugabo Benjamin Netanyahu, ndetse mu yandi magambo n'ubwoko bwe bw'Abayahudi. Hanyuma ikindi ugomba kumenya rero nko mu ncamake, ni ukuvuga ngo ubundi wakwibaza uti ese Tora imeze ite? Ni igitabo kimeze gute? Ubundi Tora ni igitabo ni ukuvuga ngo ni isezerano rya kera, ariko rikubiyemo ya mategeko 613. Ndabizi neza ko hari n'abakristo benshi bazi ko buriya ngo amategeko ari amategeko 10 gusa, ariko ntabwo ariko bimeze. Buriya mu isezerano rya kera dusangamo amategeko 613. So ni ukuvuga ngo rero bagenda kuri bya bitabo cyane cyane by'amategeko ya Mose, nacyo kintu bibandaho cyane, kiriya kintu bakibandaho, ni nacyo kintu bagenderaho. Rero ni ukuvuga ngo igitabo bakoresha akaba ari igitabo gitagatifu cya Tora, gikubiyemo iryo sezerano rya kera. Rero bivuze ko bo badakoresha biriya yose nk'uko dukoresha isezerano rishya, ndetse isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Ikindi kandi nanone bakavuga yuko Yesu bakavuga ko yari umwarimu nk'abandi, kandi uno akaba yarapfuye azize politike y'Abaroma. Ni ukuvuga ngo we yazize politike y'Abaroma. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo bemera. Rero ni ukuvuga ngo mu ncamake cyangwa se ibyo twakunze tuvuga ngo muri yandi magambo, uyu Netanyahu ni Umuyahudi, kandi akaba akomeye nyine ku idini ya Judaism. Rero ntabwo yemera Yesu Kristo nk'umukiza, ntabwo asengera no mu itorero rya Kristo, niyo ngo akurikirana umuco n'amateka by'Abayahudi. Rero Netanyahu uyu nguyu nk'uko mubizi ku muntu ukomeye ku idini rye ry'umuco, ni ukuvuga ngo uyu mugabo ni uko nyine ameze. Ni ukuvuga ngo nta nubwo basengera mu nsengero, bo basengera mu bintu byitwa amasinagogi. Ni ibinyubako nyine biba biri aho, ni nk'insengero bahuriramo basenga nk'uko tubona mu isezerano rya kera, cyangwa se nk'uko tuzi ngo Yesu yajyaga mu sinagogi. Ni handi habaga hari abanyamategeko, kandi ikindi mwagombye kumenya, nta bapadiri bagira, nta bapasiteri, ahubwo umwigisha wabo aba ari rabi, nk'uko nabera ukuntu yagiye bivuga, ubwo wa munyamategeko yasaga Yesu akamubwira ati rabi, mwigisha. Rero abangaba nabo ntabwo icyo kintu, cyangwa se nta pasiteri bagira, nta padiri, ahubwo umuyobozi wabo akaba ari rabi. Rero niba ushaka kumenya byinshi cyane birebana n'imyizerere ya Judaism, cyangwa se uko Abayahudi babona Yesu Kristo, mureke dukomeze tuganire kugira ngo dukomeze twungurane hano kwisobanukirwa ku 5 TV. Murakoze cyane rero gukurikirana Sobanukirwa 5 TV. Nimutange igitekerezo, kandi mukande like, share na subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubaganirize n'izindi nyigisho zigiye zitandukanye, kandi tuzagaruka mu yindi nyigisho nayo, mu yindi nyigisho irambuye, kugira ngo dukomeze tugende turebera hamwe, twigira hamwe, tumenyera hamwe, kugira ngo abantu batazajya badufata uko bishakiye, bumva yuko ibyo bashaka kuduha ibyo dukomeza kugenderaho, kandi mu by'ukuri atari byo. Rero abagezaga ikiganiro Tadeo icyo Imana ishaka hano kuri Sobanukirwa 5 TV. Ushatse kugira igitekerezo umpa, ndetse no kugira icyo ubaza, ushobora kunyandikira kuri 0788 36 64 15, 0788 36 64 15. Mu gutanga ibitekerezo mukore subscribe, mutange comment, mukore na like, kugira ngo dukomeze tuganire, kubera ko mpari ku bwanyu, namwe muhari ku bwanjye. Mudahari, ntababona, nta comment, nta like, nta share mukora, nuvuga ngo ntabwo nakwirwa nza, bivuze ko nta bantu nabandi kubwira. Ariko mu gihe mwakoze ibi ngibi, bivuze yuko hari ikintu mwungutse, cyangwa se hari ikindi kintu mushaka kumenya, nacyo nanjye kintera imbaraga, kugira ngo noneho mbashe gukora ubushakashatsi, nsome, nzane ibyigisho ibishoboka, kugira ngo